mu gihe cyo gusenga, amasengesho yacu agera kure cyane, atambuka nk'inyenyeri. Umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana, ugakomanga urugi, ushaka kureba Imana. Umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana, ugakomanga urugi, ushaka kureba Imana. Nta mahoro yuzuye twabona muri iyi si, kwa Data niho gusa hasendereye amahoro. Umutima uzatuza, n'umucyo uzaba mwinshi, niba dukurikiye inzira y'amasengesho. Umutima uzatuza, n'umucyo uzaba mwinshi, niba dukurikiye inzira y'amasengesho. Ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana, ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose, yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose, yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe cyane. Bene data, aho muherereye hose ndabaramukije mu izina rya Kristo Yesu. Ubuntu bw'Imana bubane namwe. Ndashimiye Imana impaye umwanya wo ngo tuganire kuri iyi ndirimbo. Uyu muririmbyi yararirimbye avuga ku mbaraga zo gusenga. Haleluya. Iyi gitero cya mbere ni indirimbo ya 62 mu ndirimbo izo bita muzagakiza, mu ndirimbo z'ikinyarwanda. Rero ni ukuvuga ngo uyu muririmbyi yagiye avuga ku mbaraga zo gusenga. Aravuga ngo mu gihe cyo gusenga ngo amasengesho agera kure cyane, atambuka nk'inyenyeri. Yesu nashimwe. Aravuga ngo umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana, ugakomanga urugi, ushaka kureba Imana. Haleluya. Bene data, nshuti y'umusaraba, nshuti ya Yesu, nshuti y'Imana, wowe ukunda iby'Imana, ndagira ngo nkubwire ngo ushishikarire gusenga, kuko gusenga kujya gukuraho imigabo n'imigambi y'icakura, gusenga kujya gutanga amahoro. Haleluya. Ushobora kuba udafite amahoro, ushobora kuba udafite ubutunzi bwo mu isi, ariko iyo ufite amahoro aturuka ku Mana, wumva binejeje. Usigara usengera ubutunzi bwo kugira ngo Imana iguhe ubutunzi bwo mu isi, kuko nabwo si bubi, kuko iyo amafaranga niyo atuma, niyo
niyo turyamo. Yesu atugirire neza. Amafaranga niyo atuma umuntu abona umwambaro, ariko no mu gihe utarabona ayo mafaranga ugasenga Imana, Imana ica inzira aho zitari, ukabasha kubona umwambaro kandi utibye, kandi utasambanye, utagiye gutera rokare, utakoze mu mufuka w'abandi, utatetse imitwe. Yesu adufashe kandi Yesu atugira neza. Gusenga bikingura ijuru, gusenga bikingura umugisha. Yesu atugirire neza. Gusenga bikiza umuntu, habonekamo imbaraga zo gukira indwara. Mu gusenga habonekamo imbaraga zo guhindurirwa ubuzima. Yesu nashimwe cyane. Aha navugaho ubuhamya gatoya bwanjye naboneye mu mbaraga zo gusenga. Yesu nashimwe cyane. Rero ni ukuvuga ngo muri ibyo bintu byose Uwiteka Imana Nyiringabo namuboneye mu buryo bwo gusenga. Hari igihe nari mfite ikibazo cy'uburwayi, by'ukuri numvaga ubwo burwayi nanjye ntazi uko buje. Nari mfite ikibazo cyo kurwara ukuguru. Uko kuguru sinzi uko kwafashwe, ariko ngiye kwambona ukuguru gutangiye kubyimba. Kwa muganga abadogiteri barapima babura uburwayi, ariko naje gukirira hehe? Naje gukirira mu gusenga. Yesu nashimwe. Bisigura ko hari imbaraga mbi zigenda ku bantu, hari imbaraga ziduteza ibyago, hari imbaraga z'ikuzimu zijya zihagurukira abantu, ariko iyo ufite gusenga Uwiteka Imana arazitsinda. Yesu nashimwe. Hariho igihe Imana yemera yuko ibintu bikugeraho kugira ngo wongere ubone ubwiza bw'Imana ubugira kandi, kugira ngo Imana ikuvugurura amashimwe. Haleluya. Rero dukunde gusenga, dukunde Imana, dukunde kwizera Imana, dukunde mu gukora byose twishingikiriza ku Mana yacu. Yesu atugirire neza. Igitero cya kabiri avuga ngo nta mahoro yuzuye twabona muri iyi si, kwa Data niho gusa hasendereye amahoro. Umutima uzatuza n'umucyo uzaba mwinshi niba dukurikiye inzira y'amasengesho. Yesu nashimwe cyane. Nta mahoro twabona hano muri iyi si. Mwene data, icyo navuga ngo nawe urabizi. Urashobora kugira imodoka ukayikoresha, warasenga ukavuga uti Mana uzampa imodoka. Birashoboka wamara kuyibona ukavuga uti rero Mana ndashaka n'inzu. Wamara kubona inzu uti ndashaka gucuruza iduka iri n'iri, ndashaka kubaka amazu menshi. Ibyo byose nibyo umuntu yifuza, ariko kandi reka nkubwire ngo mbere na mbere ugire umutima wuzuye amahoro. Nugira umutima wuzuye amahoro, n'ibindi byose uzagenda ubisengera. Imana ibona inzira icisha cyangwa ibona inzira inyuzamo, kubera yuko mu mutima wawe wayihaye ikibanza, mu mutima wawe huzuye amahoro. Yesu nashimwe cyane. Imana itugire neza. Dukunde gusenga. Haleluya. N'ik'indirimbo iri kutubwira dukunde gusenga. Ni ukuri mu mirimo yawe ya buri munsi, reka nkubwire ngo ntihagire ikigutwara umwanya wo gusenga, kuko nudasenga uzasengera. Imana itugire neza. Nudasenga kwirirwa wirukanka ushaka amafaranga, mu gitondo wakoze, nimugoroba wagiye ku kazi, nta mwanya ufite wo gusenga. Reka nkubwire ngo gusenga ni ikintu cy'ingenzi. Mu gusenga tuboneramo kurama, mu gusenga tuboneramo ibyo byose dushaka, kuko n'Imana igenda idushyigikira iyo abantu bakomeje kuyisunga. Yesu adufashe. Igitero cya gatatu aravuga ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Haleluya. Mwene data, ndashaka kukubwira ngo ugire
ituze, ugire ihumure mu mutima wawe, kuko amasengesho yawe aho wagiye uyasengera hose Imana yarayumvise. Yesu nashimwe. Haleluya. Birashoboka yuko ubona wowe abantu batakubonamo nk'umuntu ufatika. Ikindi cya kabiri, nawe ubwawe urisuzugura, ariko reka nkubwire ngo nta muntu wisuzugurwa asenga. Yesu adufashe abantu bagusuzugure, ariko wibitseho ibanga ryo gusenga nta kintu na kimwe bigutwaye, burya ufitanye ubumwe n'Imana. Haleluya. Iyo usenganye umwete kandi ugasenga wiyeza, ugasenga ukiranukira Imana, ugasenga wirinda icyaha n'igisa nacyo, reka nkubwire ngo Uwiteka Imana abana nawe muri byose. Ndashaka kukubwiraho muri iki gitero yuko ijambo ritubwiye yuko muri iyi ndirimbo ivuga yuko gusenga kwawe kwarumviswe, gusenga kwawe kugera ku Mana Data, wikwikengera, wikwisuzugura. Haleluya. Imana itugirire neza kandi Yesu adufashe. Uko waba uri kose, bishobora ko udafite amafaranga, bishobora ko udafite inzu, bishobora ko utagira iyo modoka nk'abandi, bishoboka yuko mwene data uhora uririra Imana, reka nkubwire ngo gusenga kwawe kugera ku Mana Data, kandi gusenga kwawe kwarumviswe. Imana rero itugirire neza. Bene data bakunzi b'Umwami Yesu, Imana ikomeze kubagirira neza, kandi dukomeze gukumbura gusenga, kuko gusenga ni inkingi y'ubuzima, gusenga ni inkingi y'ibintu byose. Imana itugirire neza. Gusenga harimo imbaraga zigahindura umuntu ubuzima, zigakiza indwara. Gusenga kutwigiza bugufi n'Imana, gusenga kutwigisha kwihana, gusenga kutwigisha gukorera Imana tudacogora. Yesu adufashe rero, kandi Yesu atugirire neza cyane. Imana ibahezagire. Ndangije nshimira abantu bakora subscribe, abandika muri komanteri. Inama zanyu ziradufasha, abadusengera. Uwiteka Imana abaha umugisha, namwe mukora like. Uwiteka Imana mwese abagereho, abanezeze. Shalom.